Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Shako dusoma muri Yesaya We shall read in the book of Isaiah, igice cya 53 chapter 53. umurongo wa 4 kugera ku umurongo wa 4 n'uwa 5. Isaiah 53 from verse 4 to 5. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Nshimye Imana ko nongeye guhagarara hano. I thank God that I'm standing here once again. Nubwo igihe cyose iyo mpagaze hano numva mfite umutima umbaza ngo kubera icyo ukunda guhagarara hariya abantu ntibazagira ngo urashyanuka. But I'm always judging myself. Why do you have to stand before people? How are they thinking of you? Ariko ndashima Imana cyane kubera ko igihe cyose iyo mpagaze hano mba mfite ibyo kuvuga kandi by'imirimo yayo. But I'm thankful to God that whenever I'm standing here, I have much of His works to testify. Rero uyu murongo nkunda kuwusoma, n'inshuro nyinshi nahagaze hano akenshi navugaga kuri uyu murongo, ariko nabayeho nibanda ku murongo wa 6 kubera ko ari watumye nakira agakiza, nari ntaramenya iby'umurongo wa 4 n'uwa 5. So I love this verse. Whenever I testify, I come across to this verse. I used to only use the verse 6 which talks about salvation. Umurongo wa 6 niwo wansobanuriye neza ko kuko ibyaha byanjye ari Imana yabinkuyeho y'ubwayo ikabishyira kuri Kristo, atanjye nta ruhare na rumwe nabishyizemo. Nicyo kintu cyatumye noneho menya ko nta ruhare nagize mu gakiza, nta nubwo nkeneye kugira. So the verse 6 explained to me how God Himself took away the sin of mine and put them on Jesus, and have no contribution about salvation. Umurongo wa 4 n'uwa 5 rero bitubwira neza ibindi bintu Yesu yikoreye ubwo yajyaga ku musaraba bitari ibyaha. And these verses too show how Jesus also took some other things apart from the sins. Harimo intimba zacu, imibabaro yacu ndetse n'uburwayi bwacu. Our pain, sickness and sorrow. Umurongo wa 5 uravuga ku murongo wa nyuma, akarongo ka nyuma karavuga ngo intimba imibyimba ye niyo adukirisha. And the last half verse of verse 5 talks that He saves us through His the way He was beaten, it is the way He saves us. Mu mwaka wa 2010 narwaye indwara ikomeye. So I had a sickness in the year 2010. Byatangiye mfatwa n'imashini zivuga mu mutwe, ufite no kumva hari ibintu bivuga mu mutwe wanjye. So the sickness started where I had a sound in my head. Nkarwara umutwe ukomeye. And I had a serious headache. Ndavuga ni wakwivuza, njya kwa muganga ndivuza muri centre de santé bamutunini. Icyo gihe ngo process yari yuko udashobora kugwa transfer direct kandi utarembye. So I went to the health center. I was given some drugs because there was a policy to not be given a permission to go to the hospital when I'm not much sick. Bimaze nsubirayo bama transfer kuko nari niyemeje kwivuza, numvaga ibyo bintu bitari normal, numvaga afite amamashini, ibintu by'amajwi asakuza mu mutwe wanjye. Urabona nk'ukuntu generator ivuga cyangwa nk'ukuntu generator ivuga cyangwa ukuntu frigo ihinda, niko mutwe wanjye habaga hameze. So later I took the decision to receive the more treatment because the sound I had was like the way the fridge sounds and the generator. Nagiraga n'ibindi bintu nk'imitsi yo mu mutwe igahora idunda gutya. And I had some other issue of the nerves.
umuntu wese bibwiye wese nkumva ntago abyumva, mfata umwanzuro wo kwivuza biri serious. So and I took the decision to have a serious treatment. Njya kwa muganga, yari process ndende, icyo gihe nari ntarakira n'agakiza, ndivuza. Birangira nyine bandiagnosinze cyangwa se bambwiye indwara ndwaye, bambwira ko ndwaye indwara yitwa hypertension intracranienne cyangwa Intra-Cranial Pressure. So I went to the hospital. They treated me and they told me what was the sickness. Iyo ndwara nkimara kuyimenya bwari ubwa mbere nyumvise. It was my first time to hear that kind of a sickness. N'umu specialist w'umuneurochirurgien arambwira ngo nubwa kabiri abonye iyo ndwara mu Rwanda. And even the specialist told me that is his second time to examine such sickness. Ikintu cya mbere arambwiye unaga iyo ndwara ikira. But the first thing he told me was that this sickness will not be healed completely. Kuko hypertension muri rusange ntago ikira, niyo nayo ntago ikira, nubwo atari hypertension arterielle cyangwa y'umutima, ariko nayo ni hypertension. Ni indwara y'imitsi, n'uburyo amaraso amazi cyangwa amafluids ibitemba byo mu bwonko biba bidatembera neza kubera ko udutsi ari duto. Normally even the high blood pressure is not completely healed, and this one was similar to that. Cyangwa muri izo fluids hakaba harimo wenda nk'ibinure, noneho uko bitemba mu mitsi kubera ko ari byinshi cyangwa bifite umuvuduko munini ugereranyije n'usanzwe, bikagenda bituma twadutsi dukweduka. Actually this is the problem of the flow of the blood, and maybe it is not easy for the blood to have the circulation. Narayivuje rero ariko nkahora ku miti, ariko imiti igera igihe iza kunanira. So I was being treated, but later the medicine, I failed to keep on receiving the medicine. Ibinini bampaga byanteraga kugagara ingingo, bikantera ibinya. There was even the effect of the drugs I was given. Noneho bibwira muganga namwane se ko bintera ibinya mu birenge no mu ntoki, niki nakora? And I asked the advice from the doctor that the medicine I'm given are not well helping. Arangije anambwira ati nimba bigutera ibinya bitanda byegera kuba paralyze, ntago wakomeza kuyinywa. And then he advised me to not continuously take these drugs. Arambwira ati icyo ukwiriye gukora nuko tugomba gufata step ikurikiyeyo bita ponction lombaire cyangwa lumbar puncture. So he told me that he's going to change the way of treatment. Nukuvuga ngo ubwo buryo n'uburyo bwo kugabanya y'amazi mu mugongo kugira ko ari amazi azamukira mu rutirigongo ajya mu bwonko, bakayagabanya mu mugongo kugira ngo noneho agende gakeya, kuko de plus ngo aba menshi, de plus nyine abyiga ya mitsi, ariko yagabanutse biroroha. So and then he told me that they are going to do the way of reducing the water flow. Batangira rero kunkorera ibyo bintu bita lumbar puncture, bamvoma amazi mu mugongo, birababaza cyane. So they started to treat me differently from beginning. Abikoze ku nshuro ya gatatu kandi mu gihe gitoya nk'igihe cy'amezi 4, aravuga ati ntago nakomeza kubigukorera byagutera ubumuga. And after 4 months he also decided to not use this way still. Ariko hagati aho naje gutwita. But in the middle of process I got pregnant. Maze gutwita na muganga ubwo arapanika, nanjye ndapanika, arambwira ati ntago ushobora kubyara neza, tugomba kugusinziriza kuko uramutse ufashwe n'ibise ukanagira ikibazo cy'umutwe ntago twabasha kubikontorora. So there we became very nervous, either me and the doctor. Ntwitse rero nibwo nagiriye ubuntu nakira agakiza. At that time of my pregnancy, it is the day I received the salvation. Maze kwakira agakiza rero naragenda byarambyara nyine bansinzirije banteye icyo bita ikinya cya generali,
ndabyara neza birarangira. So there he gave birth in the hard way. Nyuma yaho rero itorero nakomeje kumva ijambo ry'Imana, numva ubuhamya bwa Pastor Parker ukuntu yakize igifu. So then I kept on listening the word of God, and I had the testimony of Pastor Parker, how he was healed from the stomachache. Ntabwo nari nkivuza kubera ko igihe cyarageze nyine muganga ahagaritse ponction mbere arambwira ati hasigaye ikintu cyitwa shunt, ni imashini tugushyira mu mubiri izajyayo ikontorora umuvuduko wawe, nuzamuka iwugabanye, nuzamuka iwugabanye. So there was the third way of treatment where a machine can control the speed of blood. Nyuma yo kuganiriza abantu batandukanye numva ntago mfite umutima wo kubyakira, ahubwo kuko nanaganiriye na pastor ko arambwira ati ukwiriye kwizera ko Imana ikiza indwara, nibwo yampaye uyu murongo ko imibyimba ye ari yadukirisha. I shared my story to many people, and even the senior pastor told me that you can stop that way of treatment and you believe that God can heal you. Kuva icyo gihe rero natangiye kwizera ko Imana ari yonyine ushobora kunkiza, n'abarwayi ba kanseri yagiye bakiza, n'abafite HIV kandi b'abanyabyaha bagiye bakira. Numva nanjye igihe kigeze ngo Imana inkorere, aribwo ariyo yaba yarabaye n'impamvu yo kuba narakiriye agakiza. From then on I received this faith that God can himself heal me, as he even heals those who are sinners. Mu magambo make rero nizeye Imana yarankijije, maze imyaka 7 ntanywa imiti, nta kibazo na kimwe 7 cyangwa 10 ya kuko umwana wanjye afite imyaka 10. To be in brief, I thank God that he himself healed me, and now it has been for 7 years without taking medicine, but I'm nowadays fine. Natangiriye kwiyitaho mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo niyiteho ngabanye ibiro, ariko noneho hari n'ubundi bushakashatsi nakoraga nkabona ko mu by'ukuri bishobora kuba binaturuka no kuba naragize ibiro byinshi nkiri muto. So I also advised myself to lose weight. Nkora ibyo nshoboye byose, ariko mbona nubwo ndi gukira, mbere na mbere ngomba kubanza kwizera ko Imana ari igomba kunkiza. Iyo rero nagiraga crise naravugaga ngo narakize, iyi ndwara Kristo nayo yarayikoreye ku musaraba. So I used many researches to be well, but first of all I was to believe that God saved me, and on the cross Jesus saved me from all the problems. Iyo nagiraga crise nkahuma nahitaga mvuga ngo ntago mpumye kuko iyi ndwara wa ndwara Yesu yarakujyanye. So I used to speak differently from the situation. Nuko Imana yankijije. That's how God saved me. Hashize imyaka 10 nta kibazo na kimwe mfite, nagiye no kwa muganga barambwira ngo narakize. And it is almost 10 years, and even the doctors approved that I'm now healed. Iri jambo rero rikunda kumfasha cyane kuko iyo ngize umubabaro, iyo ngize kwiheba, nibuka ko Yesu yajyanye ibyaha byanjye ku musaraba, ndetse n'uburwayi bwanjye bwose yabwikoreye, nta cyasigaye, n'umubabaro wanjye wose warashize. So I always believe in this word that Jesus took away the sin of mine and my sickness as well. Murakoze. Thank you very much.